Nyakubahwa munyamakuru ukora kuri RBS ishami rya Rusizi, munyemerere uyu mwanya muhariye umuyobozi wa IG Records aduhe amabwiriza agenga iri rushanwa garagaza impano yawe. Nyakubahwa umuyobozi wa IG Records, munyemereye cyangwa se mutwemereye mwakegera juru mucubahira Imana yabahaye ubundi mukatugezaho amabwiriza agenga garagaza impano yawe. Murakoze. Arakoze MC kubw'umwanya ampaye. Mbere na mbere ndashimira ubuyobozi bw'ikigo cy'urubyiruko n'ubuyobozi n'abamwunganira n'abatumirwa RBA n'umuhanzi Dig Dog n'abari ku tekinike. Ndabashimiye cyane kugira ngo igikorwa kigende neza. Uko icyo gikorwa kigiye kugenda, abo twari turi kumwe ubushize twahashize amaliste bariyandika. Abantu dufite ku rutonde ahangaha nibo barahata garagaza impano yawe, kandi uko bakurikirana ku rutonde ni nako bakurikirana bagaragaza impano zabo. Ibyo ngibyo nizere ko mwabibonye. Uburyo bwo kwifashisha ngo tugahitemo impano, hari amakarita. Ntabwo turavugana n'umuntu ibintu byinshi cyane, sibyo? Hari amakarita atandukanye. Hari karita y'umutuku nyine watsinzwe, nta bintu byinshi cyane. Hano hari karita y'umuhondo, wangirageje rwose, hari ikintu kikurimo. Hano hari karita y'icyatsi, nyine wagiye kuri next cyangwa kuri finale. Urabona amakarita abiri y'icyatsi, njyewe niyo nguyu ni kuri finale, niwe azatajya kuri finale. Ariko turabona amakarita abiri y'icyatsi, amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Mbere yuko mu mwanya uwo dukorana, hari ibintu tugomba kwirinda nk'urubyiruko. Kwirinda ibiyobyabwenge. Urumva ukiba nkoresha ibiyobyabwenge ntabwo nakabaye negura cyo gikorwa. Siko bimeze. Gushishikariza urubyiruko kwitabira ishuri. Ubumenyi ni ikintu cya mbere. Narize narangije segonderi. Siko bimeze. Kwiga kandi kwiga n'umwuga, ibintu byose wakiga pa kuba ari ubumenyi bwagoza gutunga ahazaza. Ikindi muri gahunda hari uburyo twirinda guheza abantu bafite ubumuga. Abafite ubumuga barashoboye mu bikorwa bigiye bitandukanye, kandi hari n'imvugo zidakwiye gukoreshwa ku bafite ubumuga, sibyo? Umuntu uzaba ufite ubumuga ntuzamwitenga abana n'ubumuga, sibyo? Umuntu abana n'icyo akunda. Ahubwo ntibavuga ngo umuntu abana n'ubumuga, bavuga ko umuntu afite ubumuga. Siko bimeze. Ibyo bintu nizeye ko mubisigana ahangaha. Kwirinda ibiyobyabwenge bizadufasha kugira imitekerereze myiza. Uratsindira kujya finale, araba afite amakarita abiri y'icyatsi, naho wagira ikarita imwe y'icyatsi ukagira n'indi y'umuhondo, uba wafeirinze. By'akarusho ukibona ikarita y'umutuku, ukibona ikarita y'umutuku ntiwirirwe unadusoza, uhite unyura hariya wisohoke. Ikindi kintu nababwira, intsinzwe ya mbere ni ukugira isoni no kwitinya. Icyo kintu muri kucyumva. Niba ushaka gutsinda, wigira isoni, fokasinga ku mpano yawe. Nizeye mu magambo, amahirwe masa duhurire hano imbere.